Dutangiriye mu cyaro cy'umujyi aho hari inzu yitaruye umuhanda, iri kure y'umuhanda rwose ku buryo bugaragara, isize amarangi meza cyane, urabona ko atari urugo rusaba umunyu, ni urugo rwiza cyane rufite igipangu kinini cyane, hirya gatoya aho igipangu gikomereza hahinze ibihingwa byinshi, bigaragara ko urwo rugo rudafite ibiryo byo hanze ahubwo bihingira ibyo barya. Hirya gatoya haparitse imodoka ebyiri, harimo imwe ya pikapu n'indi ubona yuko ari imodoka ihenze cyane. Hino nanone turabona umugabo w'igikwerere, ntabwo ari mugufi nta nubwo ari muremure, urabona ko aringaniye, arimo araha amabwiriza umusore mutoya ufite nk'imyaka nka 30. Uwo mugabo akaba yitwa Bobo. Bobo akimara guha uwo musore amabwiriza, amajerekani asize muri ya pikapu, amajerekani agera nko muri 20. Karibu mu nkuru yacu uyu munsi, aho tugiye gusubira inyuma mu mwaka, turi mu mwaka wa 2017, tugiye kubaganiriza inkuru ishingiye ku byabayeho. Dusubiye inyuma gatoya, hari urundi rugo ruri mu mujyi, ariko ni urugo ubona ko rudaciriritse ariko nanone rudakize cyane, gusa atari urugo nanone ubona ko rwabura icyo kurya, ruraringaniye muri make amikoro yarwo. Harimo umusore witwa James, niwe ukora muri urwo rugo, ava mu cyaro aza gukora muri urwo rugo, niho hantu hambere yari akoze, bishatse kuvuga ngo iyo karitsiye ni yonyine azi, yari ayimazemo amezi nk'atatu. Amazi yabuze, aritegura kujya kuvoma, turi mu masaha y'umugoroba nka 9:00. James yafashe amabido nawe ajya kuvoma ku kavomero kari aho hafi y'aho bari batuye. Agezeyo yahahuriye na wa musore wo muri rwa rugo rundi, baraganira, batonda umurongo nk'abandi bose baje kuvoma. Igihe cya James cyo kuvoma kigezweho, wa musore yaramuhamagaye aramubwira ati wamvomera aya mabido 20 nkaguha ibiceri 200. Umusore nawe nk'umuntu wari uvuye mu cyaro, yumvise amafaranga 200 ari amafaranga menshi, ayumva harimo mitiyu ya telefone, niko kwemera akazi yari ahawe. Yaravomye, aramuvomera ariko ashyira mu modoka. Igihe cyo kumwishyura kigeze, umusore aramubwira ati rero mfite amafaranga atavunje, injira mu modoka wowe uguze muri iyi karitsiye, baratuvunjira ubundi nguhe amafaranga yawe. James ntabwo yaje, ntabwo yinjiye mu modoka, aragenda. Bageze aho bagomba kuvunjisha, James abwira wa musore ati hagarara tuvunjishe aha ngaha. Wa musore ntiyabyumva, ahubwo yagiserera imodoka irihuta. James biramuyobera, aramubwira ati kudahagarara ngo tuvunjishemo amafaranga yanjye. Undi agaceceka akamwihorera. Imodoka iragenda irihuta. Nuko hari umuntu wakomanze, inshuti yari ije kumusura, umuntu wo ku gipangu arafungura, Bobo amuha karibu, ubona ko ari umuntu bamenyeranye cyane rwose, barahoberana, barishima. Aramubaza Bobo umeze gute? Nuko Bobo asubiza wa mushyitsi wari umusuye ati meze neza, muri iki cyaro cy'iwacu tumeze neza, ariko wowe igihe wahereye ukora ntabwo wifuza kureka akazi rwose ngo uharire abana batoya? Wa mugabo aramusubiza ati oya, ndacyafite imbaraga zo gukorera igihugu, kandi ninahagarika akazi nkora ngomba kuzajya kubyigisha muri kaminuza. Nuko tuza kumenya yuko Bobo burya yari umuganga mbere yuko aza gutura aho ngaho, nuko araritayaringa ku myaka mike cyane. Nuko tugarutse mu rundi ruhande, James yakomeje kwinginga wa musore ngo amusige, ariko aranga. Akomeje kubona ko James ari kumusakuriza, abamweretse inyundo yari iri mu modoka, arangije aramubwira ngo nakomeza gusakuza aramwica.
Nuko James yabuze uko abigenza ahitamo guceceka aryumaho ntiyongeye kuvuga, yahise abona yuko nyine bamushimuse biramuyobera. Arakomeza aragenda, nuko bageze ahantu hitaruye abantu benshi hejuru nko ku musozi aparika imodoka. Ayiparitse wa musore ahamagara wa musaza aramubwira ngo bya bintu yabibonye. Nuko James yumvise yuko bavuze gutyo ngo bya bintu yabibonye biramuyobera, ariko nawe mu modoka ntiyari atuje, yari arimo ashakisha uburyo yasohoka mu modoka. Agiye kubona abona nyine imodoka bayirokinze ntabwo yabasha gutambuka, ariko arebye mu kirahure cyo kwa shoferi abona yuko hafunguye, ahita arwana no kuvamo, kubw'amahirwe avamo aramucika. Yaramucitse akuruza inda kugira ngo adahagarara atamubona, yakuruje inda agera ku kigo cyari hafi aho ngaho, ni ikigo cyari kigizwe n'ibyuma gusa hari nko ku munara. Nuko James niho yagiye, agarutse arareba abura umuntu, nuko biramuyobera, ariko birangira nyine afashe imodoka asubira kwa bosi. Ageze kwa bosi aramutonganya cyane, nta bwenge ugira, ubu ngubu wowe ufata umuntu, ugira ubwenge bwo gufata umuntu warangiza ukabura ubumugumana. Aramutonganya hafi iyo kumwica, ariko nta kundi yari bubigenze, byarangiye imari bari babonye bayibuze. Nuko James nawe yafashe inzira aragenda, agenda umuhanda wose mu by'ukuri atazi yajya, n'ihungabana ryinshi cyane yibaza ibyari bigiye kumubaho, ariko yari yarabibonye yuko nta kindi ari urupfu yari ategereje. Mu by'ukuri rero yari afite ihungabana, ariko nta muntu n'umwe arimo yizera, nicyo cyatumye agenda atanabaza n'inzira ajya Kimironko ngo byibura agere kuri rwa rugo aho yakoraga. Aho yakoraga naho bari babumiwe, bayoboye icyo gukora, bategereje umuntu bamubuze, ubwo turi mu masaha y'ijoro, bumiwe bayoboye icyo gukora. James nawe akomeza urugendo agenda ashakisha ahantu mu gishanga, kuko nicyo kintu cyonyine yari azi cyarangaga hafi y'aho hantu yari atuye aho bavomaga. Yakomeje urugendo areba ahantu hari igishanga, ariko yumva arananiwe. Ageze ahantu hari akabari asaba ahantu ho kuba yicaye kugira ngo arebe ko bwacya akomeze urugendo, ariko akimara kwicara amaze nk'iminota 20 yumva bwa bwoba buragarutse, kuko nta cyizere yari agifitiye umuntu n'umwe, yongera asubira mu muhanda aragenda. Yakomeje urugendo aragenda ashakisha igishanga, aho kugira ngo aze Kimironko ku gishanga cyaho, yisanze ku gishanga hafi na Nyabugogo, ku mugezi wa Nyabugogo. Aho niho yisanze biramuyobera, ahubwo yenda kugwa mu mazi. Hafi aho ngaho hari umugabo, aramubona muri icyo gitondo ari kuri icyo kiyaga, agira ngo agiye kwiyahura, niko kumuganiriza aramubwira ati ubu ngubu nabuze inzira ijya Kimironko, niho nshaka kujya, ubu naje nkurikirana igishanga niko kugwa aha ngaha. Nuko wa mugabo amwereka umuhanda akomeza, niko kunyura umuhanda ashakisha igishanga cya hafi na Kimironko. James rero yaje kugenda kugeza ubwo yabonye cya gishanga, abasha kubona ahantu azi, niko kugenda agera mu rugo, asanga mu rugo bahangayitse, bari gushakisha mu myenda yiwe ngo barebe yuko babona ifoto ngo bamurangishe. Nuko James ahagera yahungabanye, yageze muri urwo rugo nko mu ma 4 bamubaza ntavuge, bakamuganiriza ntavuge, mbese bamuha umwanya arabanza yitekerezaho, kuko ntiyashakaga kuvuga, wabonaga ko urwo rugo narwo atarwizeye, ahari yumvaga nabo bari bumukorere nk'ibyo kwa James, kwa Bob bamukoreye.
Nuko rero igihe cyaje kugera amaze kumva akize, abatekerereza ibintu byose byamubayeho, gusa byari bishekeje mu rundi ruhande ukuntu yari agiye kuzira ibiceri 200, ariko binababaje wibaza icyo abo bantu bari bagiye kumukora. Ntabwo biba byoroshye rero muri uyu mujyi, ibintu biba bikomeje kugorana. Mwakoze mwe mwese mwakurikiye ikibanza yitekerezaho kuko ntiyashakaga kuvuga, wabonaga ko urwo rugo narwo atarwizeye, ahari yumvaga nabo bari bumukorere nk'ibyo kwa James, kwa Bob bamukoreye. Nuko rero igihe cyaje kugera amaze kumva akize, abatekerereza ibintu byose byamubayeho, gusa byari bishekeje mu rundi ruhande ukuntu yari agiye kuzira ibiceri 200, ariko binababaje wibaza icyo abo bantu bari bagiye kumukora. Ntabwo biba byoroshye rero muri uyu mujyi, ibintu biba bikomeje kugorana. Mwakoze mwe mwese mwakurikiye ikiganiro cy'uyu munsi, naho ubutaha. Mwakoze mwakurikiye inkuru y'uyu munsi, naho ubutaha.